abagatatu nabo bagezeyo bagumayo barahanura, nabo bagezeyo bagumayo barahanura, bagumayo ntabwo ari ukugumayo bafite amatiku, ntabwo ari ukugumayo barimo bavuga ibintu, bagumayo. Sawuli asigara wenyine na Esikoti arazibura, bose babaye abahanuzi. Ari kubera amavuta atavogera. Haleluya. Yo gutaha mwigiri wacu muri gakondo y'abera bakijijwe, umurwa w'abera bazaruhukiramo. Numva mfite amatsiko menshi yo gutaha mwigiri wacu muri gakondo y'abera bakijijwe, umurwa w'abera bazaruhukiramo. Umwami yarangije gutegura hariya amazu y'igiciro cyinshi. Yerusalemu, Yerusalemu, jyewe ndagukumbuye. Umwami yarangije gutegura hariya amazu y'igiciro cyinshi. Yerusalemu, Yerusalemu, jyewe ndagukumbuye. Zahabona umwami Yesu, Imana Data izabana natwe, tuzahanagurwa marira yose n'imibabaro twagiriye mu isi. Nzahabona umwami Yesu, Imana Data izabana natwe, tuzahanagurwa marira yose n'imibabaro twagiriye mu isi. Umwami yarangije gutegura hariya amazu y'igiciro cyinshi. Yerusalemu, Yerusalemu, jyewe ndagukumbuye. Umwami yarangije gutegura hariya amazu y'igiciro cyinshi. Yerusalemu, Yerusalemu, jyewe ndagukumbuye. Nitugera iyo mu ijuru tuzicara turuhuke, tuzaba twiyambuye umubiri n'isi ndetse na Satani. Nitugera iyo mu ijuru tuzicara turuhuke, tuzaba twiyambuye umubiri n'isi ndetse na Satani. Tuzaririmbana n'abera baho indirimbo zitararirimba. Iy'amaseniyo mwana w'intama, kuri uwo munsi nzongera ndirimbe. Tuzaririmbana n'abera baho indirimbo zitararirimba. Iy'amaseniyo mwana w'intama, kuri uwo munsi nzongera ndirimbe. Tuzaririmbana n'abera baho indirimbo zitararirimba. Iy'amaseniyo mwana w'intama, kuri uwo munsi nzongera ndirimbe. Tugiye kwakira abakristo b'itorero rya Gasave bagize umugisha wo kuboneka mu nzu y'Imana
Mujeshuru abakristo mwese, Mujeshuru abakristo b'itorero rya Gasave, Mujeshuru yego mutere haleluya cyane gatatu. Natwe tuyikirize cyane gatatu. Imana bamugisha, mwakoze kuzinduka mu nzu y'Imana. Imana ibagirire neza, umuhate wanyu ubusa ku mwami. Imana yacishimye. Reka twakire korali Shalom, korali Wera, bose bahagurukira icyarimwe. Yego ntitwakomera Imana yacu amashyi. Yego nabo dusuhuze mu izina rya Yesu Kristo gatatu. Umugisha nakoze kuzindukira mu nzu y'Imana. Twakira abafatanyabikorwa bandi bature, bagize umugisha wo kugera mu nzu y'Imana. Namwe Mujeshuru dusuhuzanye mu izina rya Yesu Kristo. Yego turambuye ibiganza gatatu. Haleluya. Yego Imana ibahe mwakoze kuzindukira mu nzu y'Imana. Twakira abadiyakoni buri muri iteraniro mwese, abadiyakoni mwazindutse mu nzu y'Imana. Yego Imana ibahe reka turambure ibiganza dusuhuze iteraniro gatatu. Haleluya. Imana ibahe cyane. Twakiriye abashoferi cyangwa se n'abamotari badufasha gutwara abakozi b'Imana mu gitondo butaracya, bakazinduka bakajya kureba abakozi b'Imana aho bari, bakabazana. Tubakire Bajeshuru, abahetsi Bajeshuru bari muri iri teraniro. Yego rwose Imana ishimwe. Bajya badufasha gukora umurimo w'Imana, bakazana abakozi b'Imana aho baba bari hose, nabo gushimirwa. Reka turambure ibiganza dusuhuze iteraniro gatatu. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Twakiriye abaririmbyi baririmba mu yandi makorari atari korari ku ngoma yaririmbye. Abaririmbyi mwese mwazindukiye mu nzu y'Imana, mwagize umugisha mukaza mu nzu y'Imana mwese abaririmbyi. Yego Imana ibahe umugisha rwose, mwazindutse muri benshi. Dukomere Imana yacu amashyi. Reka namwe murambuye ibiganza mudusuhuze gatatu. Imana ibahe umugisha, mwakoze kuboneka mu nzu y'Imana. Mu nzu y'Imana ni heza. Twakiriye abashyitsi bari muri iri teraniro, bazindutse bakaza muri iri teraniro rya mu gitondo. Abashyitsi mushobora kuba mwaturutse mu yandi matorero, baba baranditse se cyangwa se ukaba wanyuze mu muhanda ukumva turimo turirimba, bijya bibaho ko dushatse kuza mu nzu y'Imana. Yego Imana ishimwe. Reka barambure ibiganza badusuhuze abashyitsi bari muri iri teraniro gatatu. Haleluya. Imana ibahe umugisha, mwakoze kuboneka mu nzu y'Imana. Imana yashimwe. Twakiriye abo dufatanya kuyobora nibature. Ndabona Karama, ndabona Roteri, hari n'abari mu mirimo. Yego turambure ibiganza dusuhuze iteraniro natwe abayobozi ba nibature. Yego gatatu. Haleluya. Hari n'abandi bari mu mirimo hirya no hino, ariko nabo biyumvemo ikaze ko twabakiriye. Turi kumwe kandi n'abakozi b'Imana bazindukanye muri iki gitondo. Turi kumwe na Diakoni Karisisi adusuhuze. Yesu ashimwe cyane. Turamwakira mu izina. Turi kumwe kandi n'umukozi w'Imana Manuel guturuka Irunda, n'umufatanyabikorwa niba turukomeye cyane cyane. Yego rwose dushaka gasindutse natwe muri iki gitondo dusuhuze. Haleluya. Amen. Turamwakira mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Twakiriye kandi abakozi b'Imana. Twakire mwarimu wacu, nawe yazindutse cyane rwose, yazindutse mwarimu w'Iminega rwose. Imana ishimwe.
turamwakiriye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Twakiriye umushumba wacu yatuzaniye umushyitsi, uretse ko atari umushyitsi cyane, ariko reka tubahe akanya badusuhuze mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Mufasha sindi umusangwa, reka nawe baramutse avuga haleluya. Haleluya, haleluya. Ubusanzwe yivugira bake. Haleluya, haleluya. Turabakire mu izina rya Yesu Kristo, amen. Twakire na Ebenezer uri kudufasha gufata amafoto. Ebenezer adusuhuze. Haleluya. Aya mafoto nta handi ajya, hari YouTube channel ya Nibature, iyo wanditseho Nibature Gasave ubona aya materaniro yose tujya dukora buri gitondo, cyangwa se ibiterane, cyangwa se ingendo dukora hirya no hino mu ivugabutumwa, wabisangamo. N'ahandi rero bijyanye kuri YouTube channel ya Nibature. Imana ishimwe. Reka twese rero muri yandamuga abana reka abana aho bari abanyeshuri, abana haleluya, haleluya. Yego, namwe murambuye ibiganza mudusuhuze gatatu. Mwongere kandi gatatu. Yego, Imana ishimwe. Turi kumwe kandi n'abashyitsi babanye natwe muri iki gitondo, mikorara ku ngoma. Sabe perezida wa korali ku ngoma yigire hafi adufashe kwakira iyi korali ayitubwire. Dusanzwe tuyizi ariko mu gitondo ni abashyitsi mikorali yifuje kubana natwe. Karibu. Haleluya. 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 Amahoro y'Imana abe muri mwe. Twabasuye twazanye na korali ku ngoma, reka nsabe abakobwa bagenzi banjye bitere hino. Komite twatanije umurimo, kambaye ibikorwa Yesu ashimwe. Amen. Amen. Umwera sita mu buryo bw'abantu kandi mu buryo Amen. Nitwa Munyara Sostene, umudiyakoni hano, nkaba n'umujyanama muri korali ku ngoma ushinzwe. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Nitwa Jerezo Augustin, ndi umujyanama ushinzwe amasengesho muri iyo korali Yesu abahanuzi. Haleluya. Nitwa Elisa Hakizimana, turi mu mabanga. Haleluya. Nitwa Ngaburimanzi Patrick, ndi visi perezida wa kabiri cyangwa se umutoza cyangwa se dirija korali. Amen. Njye nitwa Uwimana Jeannette, ndi visi perezidante. Haleluya. Nitwa Elizabeth, nanjye ndi umujyanama ushinzwe imibereho myiza y'abaririmbyi. Haleluya. Nitwa Imbabazi Afisa, ndi umuvugizi wa korali ku ngoma. Haleluya. Nitwa Karamizi Filomene, ushinzwe ikinyabupfura muri korali ku ngoma. Haleluya, haleluya. Nitwa Shumbushoreje, umujyanama ushinzwe ubugenzuzi muri korali ku ngoma. Kabiri gatatu, ari ku ngoma, ari ku ngoma, umwami Yesu, ari ku ngoma. Barakoze, Imana ibahe. Ayo mashyi yongera Imana cyane.
b'Imana Imana ibahe umugisha twese hamwe rero muri ya ndamukanyo yacu y'abana b'Imana twese duhagurutse dusuhuzanye mu izina rya Yesu Kristo. Yego gatatu murakaza neza bene data Imana ibahe umugisha hamwe natwe turabishimiye kandi turabakunda. Amen. Hora mugenzi wawe unezerewe ubwira ijambo ryiza umubwira muri iki gitondo wamubwira Imana ibahe umugisha, Imana ishimwe, Imana ikwishimire, Imana ikugire neza. Yego Imana ishimwe. Hobera n'abantu batatu bose turimo dushimira Imana yarakoze, Imana yaraturinze, Imana yaratwimanye, Imana yaraturwaniriye, yatubereye Imana, yatubereye ubwugamo, yatubereye ubuhungiro, yatubereye inkomezi, yatubereye igihome. Twabonye kugira neza kw'Imana, twabonye ukuboko kw'Imana. Iki cyumweru cyose cy'amasengesho twabonye Imana, nta gikuba cyacitse. Ndagira ngo mufashe twishimire, mushimirire Imana yarakoze. Imana yashimye. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Biranejeje kandi uri kureba hose mwambaye ubwiza bw'Imana. Oh haleluya. Tugiye gushima Imana rero, tugiye gukurikiza akanya ko gushima Imana ndetse no gutanga icya cumi n'amaturo. Abifuje gushima Imana turakira nk'abantu babiri kandi turi buze kwakira n'ishimwe twese duhuriyeho, twese turi buhurireho, ariko niba hari nk'abantu babiri batambuke tubaha akanya bashima Imana. Wow.
harimo ubuhanuzi bwanyu muri iri teraniro, hanyuma tugahita dusenga, tugafata umwanya wo gusenga Imana. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 19 turasoma n'umurongo wa 18. Nuko Dawidi arahunga aracika asanga Samweli i Rama, amutekerereza ibyo Sawuli yamukoreye byose. Bukeye ahagurukana na Samweli batura i Nayoti. Hanyuma babwira Sawuli bati, Dawidi ari Nayoti i Rama. Sawuli atuma intumwa gufata Dawidi. Zihageze zisanga umutwe w'abahanuzi barahanura. Samweli ahagaze aho nk'umutware wabo, maze umwuka w'Imana aza ku ntumwa za Sawuli, nazo zirahanura. Babibwiye Sawuli atuma izindi ntumwa, nazo muvuga iryo jambo, nazo zirahanura. Arongera atuma izindi ubwa gatatu, nazo zirahanura. Bukeye arihagurukira agira mu bwe, aserukira ku iriba rinini ry'Iseko. Arabaza ati, Samweli na Dawidi barihe? Umuntu umwe aramusubiza ati, bari i Nayoti i Rama. Nuko agira Nayoti i Rama, maze umwuka w'Imana amuzaho, nawe agenda ahanura kugeza aho yegereye i Nayoti i Rama. Ahageze yiyambura imyambaro ye, ahanurira imbere ya Samweli arambaraye hasi, yambaye ubusa, yiriza umunsi, akesha ijoro. Nicyo cyatumye bavuga bati, mbega Sawuli nawe ari mu bahanuzi. Nagira ngo rero mbabwire ubuhanuzi bw'iri teraniro muri iki gitondo. Icya mbere, Imana iguha inshuti yo mu mwuka, iguha umuntu umeze nka Samweli, iguha umuntu watekerereza ibyawe byose, iguha umuntu muzafatanya urugamba rwo gusenga. Uyu muntu musabiye abagabo bari muri iri teraniro, musabiye abagore, musabiye abasore n'abakobwa,
mbasabiye umuntu w'Imana mubana mu masengesho. Ishuke mu mwuka ndamubasabiye. Uyu muntu arakenewe kubera yuko twagiye tugira inshuti, twagiye tugira abantu tuganiriza, rimwe na rimwe n'ibyo waganirije ukabisanga hanze. Wagiye ugira abantu wizera, abo bantu baranaguhemukira, ariko nari ngusabiye inshuti yo mu mwuka. Gusabiye umuntu ushobora kugera imbere ukamutekerereza ibyakubayeho byose, yarangiza agahishurirwa ikigiye gukurikiraho. Haleluya. Iyo ufite umuntu muganira akakumva akagutega amatwi, uba wamaze kubona igisubizo. Imana iguhe umuntu utazakumvira ubusa. Uwo muntu ndamubasabiye. Abaririmbyi bari hano basabiye mwene uwo muntu ufite umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Kandi numvise ijwi y'uko abo bantu Imana ibafite. Uyu muntu ntabwo rero ujya kumwishakira, uyu muntu ntabwo umusaba ngo muhe inshuti, uyu muntu ni ijuru rimukwereka, ni ijuru rimwizanira. Imana izana uyu muntu mu buzima bwawe, kandi kubera yuko ntabwo ijambo ry'Imana rimanuka gusa, ahubwo Imana bituma rigera no ku cyatumye rimanuka. Imana ibikore mu izina rya Yesu. Icya kabiri, Imana ikuvane mu rwihisho igushyire ahabona. Imana ikuvane mu minyogo, ikuvane ahantu mu masenga, ikugeze inayote y'inama, ahantu haba amavuta atavogerwa. Dore aho bavogereye, dore aho bashakishije kukwica, none Imana ikugeza ahantu n'aho utuye bahamenye, n'aho ugirara bahamenye, n'aho ucururiza bahamenye, nibajya kukwegera bibananire. Barimo basenga Dawidi na Samweli, umwuka yarababwiye ati igihe cyo kuba mu mwobo cyarangiye, igihe cyo kuba mu butayu cyarangiye, igihe cyo kwihishahisha cyarangiye. Ahantu mugiye gutura Sawuli azahamenye, abasirikare be bahamenye, bose bahamenye. Mugende muhature, munabwire ibitangazo, ntacyo muzaba, ijuru ritegetse ko batazabashyikira. Ijwi ribaye, Dawidi ahagurukana na Samweli, baragenda batura inayote y'Irama. Abantu baragenda babwira Dawidi bati, none se ntabwo muri bwihishe ko n'ubundi Sawuli arimo abahiga? Barabasubiza bati, ahubwo mugende mubwire Sawuli aho dutuye. Ntabwo bamufite se? Iyo mu ijuru yatubwiye ngo ntashobora kutugeraho, none se byishingikirije kuki? Ko ari umwami, ko akomeye, ko afite n'ingabo zikomeye. Mugende mumubwire aho dutuye, ko ari inayote y'Irama, kandi tugiye gukingura amateraniro, nta kibazo gihari. Ntabwo uzongera kujya mu mwobo. Ijuru ryabishyizeho akadomo. Mu mwobo ntibizongera, no mu butayu ntibizongera. Ndashima Imana ko igirangiza ibibazo. Aya mashyi muyagire neza. Inama iraterana, iteranira kwa Sawuli. Baravuga bati, yavuze ngo noneho ngo nabutuye, ngo batuye guhamenye. Batuye isi, batuye inayote y'Irama. Bihishe se? Oya, bavuze ngo bazongera kwihisha, ngo bagiye guhanura, ngo bagiye kuhateranira. Ntabwo babafite se ko bafata, bavuze ngo ntibashoboka. Niko bavuze, niko bavuze. Imana babwiye, ndashima Imana ko igerageza ibibazo. Umuntu wateraniye iterane, urebe kiriya kibazo cyakuzengereje kimaze igihe, Imana ikugeze inayote y'Irama, ahantu haba amavuta atavogera. Dusubiremo mwese ngo amavuta atavogerwa, amavuta atavogerwa. Imana ihagarika agasuzuguro, Imana icecekesha imiraba, Imana ikureho ibintu byo kwihishahisha no mu mwobo.
imana igukiza amadeni buriya iyo umuntu afite n'amadeni ahindura n'inzira ukavuga uti ndanyura aha uriya naramwambuye n'uriya naramwambuye uze ndacamo ntugashakishe inzira y'ibyo ucamo ariko imana iguhagarika ahantu utabebera imana ikwishyurire kandi abo bantu bishyure twigeze gusenga ndi kumwe n'uriya mufasha wanjye turavuga ngo n'abantu batugurije amafaranga tuzabishyura dushyizeho n'impano niba yaragurije miliyoni uhe miliyoni n'ibihumbi 200 ati se kugeze menshi pasiti nagira ngo mushimire yuko nanjye wangurije dushyizeho menshi kuko nanjye nabaye menshi ukamuha impano ukamwongereraho nanjye ukamushyira 500 ugashyiraho n'ibindi 50 by'amata y'abana imana igukorera ibintu haleluya ukorera ibintu ku buryo ijuru ryishima kubera yuko nasanze mu ijuru bafite umutima mwiza cyane amen ahantu batuye ntabwo bihishe ntabwo bihishe n'amateraniro ngo ni ku manywa ngo ntacyo uzabatwara dawidi yavuye mu mwobo igihe cyageze imana mugize na yote ingabo ziragenda Sawuli arababwira ati mugende mumufate mumunzanire abasirikare bafate intwaro bafata amacumu bafata imiheto bafata amapingu bajyanye babohesha abantu nyine byose barabifata bafata n'inuza n'inkota bafata n'ingabo mbega byose baragenda bagiye kumufata baragenda rero basanga Dawidi na Samweli bari mu materaniro ati ngo uriya ugende mumufate bahageze basanga Dawidi ari guhanura Samweli ari guhanura bose bari barahanura bahageze umwuka w'Imana arabafata nabo barahanura haleluya yivugishe ngo nabo barahanura asatori bibagirwa ibibagenza bibagirwa yuko babatumye Dawidi inayoteye inama hari amavuta atafogerwa basirikare ubwo abadiyakoni babafasha amacumu babafasha imiheto bati mwene birero ntabwo bijya mu materaniro reka tubibashyirire mu cyumba barabibambura baguma mu cyumba bicara hasi Imana ikumira amavuta tavogera n'amacumu bazazana n'imiheto bazazana bizapfusa ahubwo baraze baririmbe haleluya n'ibyo barimo batekereza byose mu mitima yabo bavuga ngo turamuzana ngo turamuhambira Imana ibazanira amavuta atavogerwa hano muri ari ku ngoma Imana ibasiga amavuta atavogerwa gasuzuguro k'abadayimoni kagende mu izina rya Yesu nimube nk'abareba abadiyakoni barimo bafata imiheto abandi bafata amacumu barimo babibambura bajya kubishyira mu cyumba cy'ububiko abandi bicaye hasi nabo bari guhanura nimube nk'abareba mu mwuka nk'uriya musirikare wo kwa Sawuli uri guhanurira kwa Samweli ngo bagira gute nabo barahaguma bati ko mudataha bati nituva muri uyu mwuka biraryoshye ntawahava haleluya nimuwaze kuwa mbere muri iyi ribature murabona ko turaza tugahanura tukahaguma tukibagirwa n'ibindi n'andi materaniro none namwe murebe urusengero dore rwuzuye ubu rero ni uguhanura tukagira gute tukahaguma duha Imana amashyi ibintu by'Imana ubundi isuku uzava muri korali niba umuntu wumva ziyahura ubu murumva tuzava mu rusengero
abantu muzaguma mu nzu y'Imana turebe. Imana ifite imbaraga, Imana irakomeye. Barategereza abasirikare ko bazana Dawidi, ko bazana Samweli, baragira gute? Baraheba. Imigambi abadayimoni badufiteho bazategereze, bazategereza kugomba, bategereze kumva ukindutse, bategereze kubyimba, bategereze gusara, bategereze gusubira mu cyaro. Hari n'abo bakwitanga itike ngo dusubire mu cyaro, bagakora fundraising bagaseti baracyaba Kigali babahiriza tubareke abakimugurura bibabaza none seti ntabwo barasara tuweze ko Kigali mu buzima bugoye baracyatase babona icyo kwambara se ari abantu bahora bakubanizaho amakuru baperereza binonese ubwo rwego baracyabaho baracyabana n'umugore se abana bariga se baracyabona minerivare bahora bacunga utuntu babaza bumva ngo bahomba bumva ngo basana bagateka imbeba bakazana inzoka bakazana uduhunyira ariko bakatwaza tugafata ubusa. ubwo haleluya zije ushaka nayitere Imana iguhagarikira ayo maperereza abo birirwa baguperereza ugasanga yarabyaye ngo none se ngo yarabyibushye ngo yabaye muremure se ngo narasara cyariho ngo aracyavuga se ngo yabonye akazi se ngo none se ngo botara yarayisiye birirwa babaza ukuntu aho gushima Imana aho kumva amakuru ngo bumva buzura umwuka bakabaririza none se impanuka ntibamwica ngo yaguze imodoka ntiramugonga bategereza ingurumi bazategereze ahubwo uve mu bwiza ujya mu rugo. none se aracyajya muri Liverpool bazongeraho bati asigaye akenyera noneho umuguru umukenyero wa Liverpool bati ko mwakenyeye se habaye ubukwe mubogera bati n'ijuru hari Imana we haleluya. Kenyera saa 8 isaa 9 mugashaka igitambaro cy'umweru ufite icyo bisobanuye n'abantu bo mu rugo bati none se ko mwarimbye ari mu gitondo Imana itanga umugisha n'uri burakeye. Twafashe icyemezo ntabwo tuzajya twambara amakoti ku cyumweru gusa tuzayambara no muri Liverpool tuyambare muri burakeye twambare imikenyero muri burakeye batese habaye ubukwe habaye ibirenze ubukwe kubera kwara amavuta nimujya muza muri Liverpool mujye mwambara neza bajya bavuga ngo Liverpool gusenga ngo abantu ngo bamenetse ngo babakenye ngo batagira ibintu ngo babatindi umva tugiye gusenga Liverpool dufite imodoka dufite amafaranga kubera niko Yesu nawe yazutse azindutse barimo batuvugaho ngo basenga ku mubyizi ngo batagira akazi tuzajya dufunga iduka cyangwa dusimburane na madamu njyewe zisinyirwe senga nigeze saa 10 njye kumusimbura n'abazarana senga mu gitondo tuzindukane dusenga. Haleluya. Subiramo ngo nabo bagezeyo barahanura barahaguma bohereza abana 3 Samuri igisirikare kimushyiraho noneho bagende babandi special force babandi b'abagome babandi bagoye cyane babandi bamwe barebare bamwe banini bamwe bisore bamwe barashana metero ebyiri bamwe bakubita ubushobora agahita apfa bamwe bakomeye bafite teringi zikomeye mugende mwebwe muhambire mu bantu bose mubazane n'abasirikare bagezeho bakica akazi nabo mubazane. ntabwo azi ko harabura atavogerwa mukarere ngo muzakayimbi amavuta atavogerwa amavuta we atavogerwa. Haleluya. abumva muzakarere ngo duhe Imana amashyi. amakorasi
Makorasi ashinzwe uriya mugabo mwarimu Minika niwe ushinzwe amakorasi. Amavuta we kubera ko njyewe ntabwo nahawe kuririmba, njye nahawe guhabwa amagambo ava mu ndirimbo. Ubu rero bariya baririmba kumva nahawe ukuntu nabivuga. Njyewe rero nivugira gutya, amavuta we ibyo nka Minika yabikora neza kundusha, ariko njyewe nabibwiriye ngo amavuta we, amavuta mu butambo, amavuta igasaze we, amavuta muri nibature, amavuta mu rugo iwawe, amavuta ku mudamu wawe. Azabibashiriramo mwarimu Minika ndabyize. Imana ibaha amavuta ameze ate? Comeka mwarimu. Sema amen. Amavuta we. Amavuta we. Amavuta we. Amavuta we. Amavuta we. Amavuta we. Uko bizajya bigenda, ibyo tuzabikora ibiki imazi na se. Nabyo ni ukubikorera inama. Mikorofone we zitavogerwa. Ibihumbi 500, izihumbi 200, 300 ziravogerwa, amabuye agenda ashyiramo vuba na vuba, ariko hari izindi amabuye adapfa gushyiramo. Mikorofone we, utumeza we, ibintu bitavogerwa abanyikimene bahamuzina ryawe. Haleluya. Kandi guhere sekirite abana bawe aho biga ntibabirukane. Kandi ushyire amavuta ku rugo rwawe atavogerwa. Bahora bavuga ngo se ngo minerivare noneho bazayibona kuko abana biga ku kigo gihenze, none se abakwiye kwiga ku gihenze ni bande n'abagomba kwiga mu bidahenze ni bande? Imana bo bavukiye amezi angahe? None se bo bumva tutaravukiye angahe? Mbese bafite intoki zingahe? None se babona twe dufite zingahe? Bamenye rero ko mu ijuru hari Imana itarobanura ku butoni, Imana ishobora gukora ibitangaza bikafatika. Aba gatatu nabo bagezeyo bagumayo barahanura, nabo bagezeyo bagumayo barahanura, bagumayo ntabwo ari ukugumayo bafite amatiku, ntabwo ari ukugumayo barimo bavuga ibintu, bagumayo. Sawuli asigara wenyine na Esikoti arazibura, bose babaye abahanuzi. Ari kubera amavuta atavogera. Haleluya. Narangije twinywere icyayi, dusangire, duseke, batugaburire, baduhe imigati, baduhe ibintu biryoshye, bashyiremo agasukari, twese turye, ubundi tujye mu muganda. Imana ibaha amavuta. Sawuli ariyizira, nawe ari mu nzira, bimufatira mu nzira. Wagamufatiye ku musozi Sebu, azamuka hanura, agerayo gihanura, agezeyo aramarana hasi, yiyambura ubusa, yirirwa hanura, arara hanura, yirirwa hanura, arara, yirirwa hanura, kandi yaraje gufata Dawidi arahanura. Mufite umutima mwiza, muhaguruke twisabe Imana amavuta atavogera. Uwiteka Mana yacu, ndagushimiye cyane ko Imana ikomeye, ndagushimiye ko Imana y'Imana, ndagushimiye ko Imana ihagarika imigambi y'abagome, ndagushimiye ko Imana ihagarika
twese kandi turabyumva turabikoretse turubishurira ibishyizeho turizeye birabaye turizeye ntabwo tuzaseba turizeye igitangaza kirakoretse haleluya 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 akoze Mana kubera ni icyawe turagushimiye udusige uduhe icyerekezo kitavogerwa udahana gukora hatavogerwa n'abarozi hatavogerwa n'abagizi ba nabi udabaza hatavogerwa udakotanyi zitavogerwa udamakorani ntakuvogera uduhe kubaho ntakuvogera turinde mugaziboka turinde abashura turinde abahume turinde abagizi ba nabi muri iri teraniro turindire abana turindire imiryango turindire inshuti abana turabasengeye abantu b'Imana turabasengeye torero ry'Imana turasenze tuzamuye ibiganza twaza agasuzuguro tuzamuye ibiganza twaza agasuzuguro mu izina rya Yesu urakoze Mana tugukomeye amashyi twishimye tuguhaye umugisha mu izina rya Yesu amen amen bose baravuga bati amen yo gutaha mwigiri iwacu muri gakondo y'abera bakijijwe umurwa w'abera bazaruhukiramo numva mfite amatsiko menshi yo gutaha mwigiri iwacu muri gakondo y'abera bakijijwe umurwa w'abera bazaruhukiramo umwami yarangije gutegura hari amazu y'igiciro cyinshi Yerusalemu jyewe ndagukumbuye umwami yarangije gutegura hari amazu y'igiciro cyinshi Yerusalemu jyewe ndagukumbuye zahabona umwami Yesu Imana data izabana natwe tuzahanagurwa marira yose n'imibabaro twagiriye mu isi nzahabona umwami Yesu Imana data izabana natwe tuzahanagurwa marira yose n'imibabaro twagiriye mu isi umwami yarangije kuwutegura hari amazu y'igiciro cyinshi Yerusalemu jyewe ndagukumbuye umwami yarangije kuwutegura hari amazu y'igiciro cyinshi Yerusalemu jyewe ndagukumbuye itugera iyo mu ijuru tuzicara turuhuke tuzaba twiyambu y'umubiri n'isi ndetse na satani nitugera iyo mu ijuru tuzicara turuhuke tuzaba twiyambu y'umubiri ndetse na satani tuzaririmbana n'abera baho indirimbo zitararirimba iy'amaseniyo mwana w'intama kuri uwo munsi nzongera ndirimbe tuzaririmbana n'abera baho
ritararirimbwa inyama se niyo mwana w'intama kuri uwo munsi nzongera ndirimbe. izo dufiteho none turagushimiye, nta kindi twagutura uretse kugukomera amashyi. Turagushimiye Imana, urakoze, uzabana natwe, uzaganira natwe, ugiye kwiyerekana, ugiye gukora ibikomeye, ugiye gukora ibintu bitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Imana ishimwe. Dushimiye umushumba wacu tuganirije ijambo ry'Imana, turabona ibiganza tumusabira umugisha w'Imana. Imana umugisha kandi ni inshuti yacu cyane, inshuti yacu yanibature. Imana imugire neza, Imana mwishimire. Tugiye gukora umurimo w'Imana dutanga ituro ryo gufasha umurimo w'Imana muri nibature. Duherekeza abashyitsi, twakira abashyitsi, dukoramo imirimo myinshi. Reka badushyireho ibiseke kugira ngo dutange iryo turo. Hariya naho hagati muze gushyiramo igiseke. Twakiriye korali ku ngoma, itorero imbere, korali Shalom na korali Wera. Muri hangana amasaha yagiye, twakire abashyitsi. Abashyitsi bakurisha imbuto. Imana ishimwe. Karibu korali, inshuti zacu, korali ku ngoma, mutambuke muturirimbe indirimbo imwe.
aje kunezererwa Imana abikoze bikomeye natwe kavuganye natwe mwishoganye natwe mu buhanuzi tugikomera amashyi yuko wo gusangira nagira ngo n'ubundi bakire hafi iteraniro hari amatara tumwakire mwari barakoze nagira ngo dukoreshe umwanya neza kuko murabizi ko mu kanya tugomba no kujya mu muganda abana baze tubasengere ariko
dushimira Imana no kuri turiho amashimane amagarare hariya muhere inyuma kuko muri benshi muretse gupfukama mwe muhagaze turabasengera muhagaze kubera muri benshi ntabwo mwabasha gupfukama iyo abantu bahagaze ahantu hatoya harashoboka n'abana bari mu mugongo n'abari mu nda nabo mubibuke n'abo bateruye nabo mubibuke basabira umugisha bose. Muhaguruke iteraniro ryose twatuye umugisha kuri aba bana n'ababyeyi batwite ntimusigare kuko n'abo bana bariho kandi tugomba no kubasengera nabo. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye aba bana wahaye umwete n'ishyaka kugira ngo baze gusenga muri iri teraniro rya mu gitondo bazindutse saa 10, abandi baza saa 11 n'igice, abandi baza saa 11. Kubona uyu mugisha ntabwo Mwami Imana yacu aba bana baza ngo batahe tutabasengeye, tubasabiye umugisha ijuru ritanga. Aba bana n'abagaciro mu maso y'Uwiteka, aba bana n'impano baduhaye, niyo mpamvu tubasengeye kugira ngo bahe ubwenge mu ishuri. Aba bana ubahe kwitonda, aba bana barinde gukubagana, barinde impanuka, barinde abagizi ba nabi, aba bana barinde icyabahumanya, aba bana ubarinde kujya mu biyobyabwenge, ubarinde kujya mu byaha by'ubwomanzi, ahubwo aba bana ubahe umugisha wo kugukorera bakiri batoya. Batuyeho umugisha wo kurama, batuyeho umugisha wo kuzagukorera, batuyeho umugisha wo kuzabera igihugu umugisha, bakabera imiryango umugisha, bakabera itorero umugisha. Basabiye umwuka wera, basabiye amahoro, basabiye impano z'Imana. Aba bana ndabasengeye kugira ngo Mwami bazaba abanyamasengesho, bazaba abahanuzi, bazaba abavugabutumwa, bazaba abaririmbyi. Batuyeho umugisha w'Imana. Kandi ndasengera aba babyeyi bafite mu ntoki, ndasengera bari mu mugongo, ndasengera abagiye kuvuka, aba babyeyi batwite ndabasengeye kugira ngo aba bana barindirwe mu nda bazavuke neza. Ndahagarika impanuka, ndahagarika ibyago, ndahagarika ingorane mu izina rya Yesu. Ubutara bw'Imana, iryo tara ry'Imana rimurike kuri aba babyeyi batwite, tuzumve ko babyaye, maze twese tuguhe impundu, tuguhe amashyi, tukuvugirize impundu kubera ko aba bana bazaba bavutse. Ndagushimiye yuko aba bana baziga neza, aba bana bakabaho neza, aba bana bakaba abanyamugisha, aba bana bakagukorera, kandi turabarindishije ntazagire ikibakoraho, ahubwo itara ry'Imana rizajya ribagendaho. Niyukanye imyuka mibi n'imigambi ya Satani ku buzima bw'aba bana. Urakoze Mana kubiremye, urakoze kubahaye umugisha, kandi urakoze kuzabarinda, kandi urakoze kuzabaha uburame, ukabaha iherezo ryiza. Ibyo byatuye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Bakiri hano namwe mugihagaze, ndagira ngo dushime Imana kandi tuyishimire cyane kubw'iri teraniro. Mureke tuzamure ibiganza duha Imana icyubahiro. Haleluya. Tunashima Imana bwa Daniyeli umuyobozi wacu, namuzaniye impano, namuzaniye ikaramu, muzanira jenda, muzanira Bibiliya, muzanira n'igitabo cy'indirimbo. Nakire duhaye agaciro ukuntu saa 10 atubyutsa
akohereza imodoka ikaza kuntwara mu murimo w'Imana, agahamagara ukabona arahangayitse cyane kugira ngo umurimo w'Imana ukorwe. Turamwifuriza umugisha w'Imana kandi turamukunda. Imana ikomeze imurindane n'umufasha we n'abana be mu izina rya Yesu Kristo. Tuzamura ibiganza dusezeranaho n'undi ufite impano aha mugenzi we nawe yimuhe. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no kubana n'Umwuka Wera bibana namwe mwese ibihe bidashira. Muhoberane gutanga impano.